kwezi kwa 10 ku itariki ya 6 2022 umugabo w'intarumikwa uzwiho amagambo ashaririye cyane mu mbwirwaruhame ze Captain Ibrahim Traore yabaye mukuru w'igihugu cya Burkina Faso ahiritse mugenzi we Paul Henry Sandayago Damiba wari umaze imyaka 21 ku butegetsi amukorera coup d'etat mu ndimi z'amahanga. Ibisa nibi byari bigiye kongera kwisubiramo nanone ku ngoma ya Traore ubwo ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 4 2025 igicuku kinishye i Ouagadougou umurwa mukuru wa Burkina Faso hari agatsiko k'abagabo bitwaje intwaro bateye ingoro y'umukuru w'igihugu Captain Ibrahim Traore. Gusa nanone kandi ibihugu byo mu mahanga nabyo bivugwa ko byari bishyigikiye umugambi mubisha nkuko byagiye biba ku bandi bakuru b'ibihugu byo ku mugabane wa Afrika. Igitangaje nuko uyu mugambi utigeze ugenda nkuko abawuteguye bawushakaga kuko wapfubye, ndetse kandi ibyo byose byatumye ubuhangange n'ubukaka bwa Perezida Traore bwongera gusakara ku isi, binamwongerera igikundiro ku baturage be n'ab'ibindi bihugu. Ibyo byose bituma izina rye ryongera kuzamuka cyane. Kugeza amagingaya hari imyigaragambyo mu gihugu cye ku baturage batari bake bamushyigikiye, ngo kandi aba baturage baburira Amerika n'ibindi bihugu by'Uburayi ko perezida wabo w'igikundiro naramuka apfuye ngo amaraso ye nta bandi azabazwa uretse ibi bihugu. Ese ubundi kuko utumva rumwe kwa Amerika, Uburayi na Burkina Faso kugeza amagingaya umuzi wako ni uwuhe? Ibyo nibyo tugiye kurebera hamwe muri iki kiganiro. Ikaze aho nkurikiye ku muryango mugari w'ibiganiro n'ibyegeranyo by'ubwenge bigezweho TV. Naho ngiye wumva nitwira ko Cedric. Mu by'ukuri biratangaje ukuntu igihugu nka Burkina Faso gikungahaye kuri zahabu ariko nanone kikagira igisirikare kiri ku rwego rwo hasi, kuko usanga hari intwaro za gisirikare kitihagijeho nk'amasasu, bikaba ngombwa ko kijya gusaba ubufasha mu bindi bihugu bigenzi byacyo. Nyuma y'uko Traore agiye ku butegetsi, Ubufaransa bwahagaritse kugurisha intwaro kuri Burkina Faso. Bunashishikariza n'ibindi bihugu bitari bike cyane bifitanye amasezerano n'iki gihugu kugira bityo. Traore avuga ko byamubabaje hamwe n'ubuyobozi bwe bwa gisirikare buri ku butegetsi magingaya, kuko ngo basabye Ubufaransa ko bwabagurishaho intwaro ariko bikarangira bwanze, ngo ahubwo bukavuga ko ngo bwabagurisha amapingu n'imyambaro ya gisirikare. Perezida Traore avuga ko ibi babikoze nkana kuko bazi neza ko Burkina Faso ihanganye n'imitwe yitwaje intwaro ifite intwaro zitisukirwa n'uwo ari we wese kandi zihambaye. Iki gihugu cya Burkina Faso cyatangiye kugira ibibazo by'imitwe y'iterabwoba mu mwaka wa 2015, ari nabwo Abafaransa basukaga ingabo zabo muri iki gihugu, ariko n'ubundi ngo bikaba iby'ubusa ntihagire impinduka n'imwe igaragara mu kugarura amahoro. Abaturage ba Burkina Faso bakomeje gushinja Ubufaransa ko bwacaga ruhinga bugafasha bwihishwa iyo mitwe y'iterabwoba kugira ngo bubone impamvu zo kugumisha igisirikare cyabwo mu ntara ya Sahel ikungahaye cyane ku mabuye y'agaciro, ngo nuko nguko bakora. Ibyo ntabwo byari bihagije kuko abaturage ba Burkina Faso barega Ubufaransa kwivanga mu miyoborere n'imitegekere y'iki gihugu, kuko ngo coup d'etat zose zagiye ziba bwabaga bufitemo akaboko, kandi ngo no kuri iriya nshuro ubwo Traore yari agiye guhirikwa ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 4, ngo nta kabuza n'Abafaransa n'ubundi babigerageje. Dore uko umugambi wari uteganyijwe. Komanda Joanna Campoeri ngo niwe wari uyoboye abasirikare byari byitezwe ko aribo bari bugabe igitero ku ngoro y'umukuru w'igihugu iherereye i Ouagadougou. Nyuma y'ibyo ngo byari bipanzwe ko indi mitwe y'iterabwoba ariyo yari kugaba ibitero mu bindi bice byose byari bisigaye. Gusa nubwo umugambi wacuzwe gutyo, ntabwo wagenze nk'uko batekerezaga kuri bugende, ahubwo ibintu byagenze nabi kurushaho cyane. Ubutasi bw'igisirikare cya Traore bwabashije kumviriza mu ibanga rikomeye umugambi wose uko wari uteguwe n'abagambanyi b'imbere mu buyobozi bw'igihugu. Nyuma yo kumenyekana k'uwo mugambi, byaje kumenyekana ko bamwe bari bari inyuma y'uyu mugambi harimo n'igihugu cya Cote d'Ivoire ndetse na Benin. Bivugwa ko kandi uwahoze ari umukuru w'igihugu ari wo wanahiritswe ku butegetsi na Perezida Ibrahim Traore, nawe ngo yaba yarabigizemo uruhare runini cyane. Uretse ibyo kandi, ngo ibihugu byo mu Burayi bifatanyije na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byose byari bizi ndetse bishyigikiye coup d'etat, kuko ngo bifite inyota yo kongera kwigarurira iki gihugu bisa nkaho cyavuye mu maboko y'ibyo bihugu kuva Perezida Traore yajya ku butegetsi, kubera ko ngo akijya ku butegetsi yahise asesa amasezerano yari afitanye na Amerika n'Ubufaransa n'ibihugu by'Uburayi, ahubwo ahita atangira gukorana bya hafi n'Uburusiya ndetse n'Ubushinwa.
operasiyo yo gutata kugeza hamenyekanye abagambanyi ubundi yagenze ite? Byose byatangiriye mu ngoro y'umukuru w'igihugu Koshiam Palace, ubwo abakozi bose bari batashye, ariko Perezida Traore wakaguma muri ofisi ye asa n'ufite igishyika cy'ibyari bigiye kumubaho bidasanzwe. Gusa ntiyabigira impamvu, akomeza kwakira ibibazo by'abaturage. Akiri mu gukemura ibibazo by'abaturage yakira ibaruwa itazwi. Iyo baruwa nta kintu na kimwe kiranga cyari kiriho nk'umwirondoro w'amazina cyangwa se andi makuru agaragaza uwayohereje. Akikubita amaso yasanze inyuma handitseho ngo itonde, ariko byose birimo imbere, fungura ubisangemo. Nawe niko guhita afungura ngo arebe ubutumwa bumugenewe. Agifungura iyo baruwa yasanzemo agapapuro gato cyane kanditseho amazina y'abagabo 4. Yasanze abo bagabo 4 bari abasirikare bakomeye ndetse ba hafi cyane kandi b'inkoramutima ze. Mu mutuzo mwinshi bukeye bw'aho Perezida Traore yahise atumizaho igitaraganya umusirikare w'umutasi we w'ibanga Captain Henry Zongo. Impamvu yahisemo uyu musore nuko n'ubundi mbere yaho gato hari operasiyo yari yamutumyeho akayikora neza cyane nk'uko yabimubwiye. Uko niko Maneko Zongo yatsindiye icyizere cya Perezida Traore. Ako kanya Perezida Traore yahise amuha aka gapapuro kanditseho y'amazina y'abagabo 4, amusaba kubagenda runono, akamenya ibyo bari gupanga byose kandi akabikora mu ibanga atagize umuntu n'umwe yizera. Yanamubwiye ko najya agira amakuru amenya ngo agomba kujya amwihera imbona nkubone amwisangiye mu ngoro ye. Amwe mu mazina akomeye muri aba basirikare, uwari mastermind w'iryo hirikwa cyangwa se nanone nyiri umupangu wose yitwa Barer Abdurrahman. Maneko Zongo nta kindi yahise akora uretse guhindura buri kimwe cyose kimuranga, amazina, uko yagaragaraga n'ibindi. Ubundi ahita yaka ikiruhuko. Nabo nta kabuza bahise bakimuha, kuko nabo batashidikanyaga ku buhanga bwe n'ukuntu bari bazi ko ari inshuti idasanzwe ya Perezida Traore. Mu mazina Perezida yahaye Henry Zongo harimo n'iry'umukomando witwa Colonel Dabil, akaba yari komanda wa 3 mu ngabo zirwanira ku butaka. Uyu mukoloneli yatangiye kujya agira ingendo zidasobanutse kandi zidafite aho zihuriye n'akazi akora. Umunsi umwe rero aza kujya ahantu kure kandi atagiye mu kazi, ndetse aza no kugenda nta barinzi afite cyangwa imodoka za gisirikare. Gusa yafashe imodoka zisanzwe ajyana na ba bagabo 4 bakomeye mu bayobozi b'igihugu. Abo bari bambaye impuzankano ya gisirikare, ariko Colonel Dabil we yari yambaye imyenda isanzwe. Bagiye ahantu kure cyane mu nkengero z'umujyi wa Wagadugu, bagiye gukora akanama mu ibanga. Baragiye bakora umwiherero rwose rwihishwa banakingaho. Gusa niba wibuka Maneko Zongo navuze, inshingano yari yahawe ntizamwemeraga gutuma hari agahenge na gato abaha. Yarabakurikiye kugeza aho bari gukorera akanama, abatega udukurira amajwi kure, afata ikiganiro cyose bagiranye ndetse n'amafoto kuko yari yitwaje kamera. Bimwe mu byo baganiraga ngo n'ukuntu Perezida Traore yikuye ku ruhande rw'abanyaburayi baboherezaga inkunga kandi nabo babifitemo inyungu kuko ari naho bakuraga amafaranga, kandi bakavuga bati nta nubwo ateze kuzatezuka na rimwe, ahubwo akomeje gukataza cyane uko bwije nuko bukeye. Bati bityo rero reka tugire icyo dukora, tumukure ku butegetsi ibintu bitazamba ngo bimere nabi. Abari muri ako kanama bose nabo baravuze bati umujyo n'uwo nguwo, tugomba gukorana ubwira cyane. Umunsi mukuru twizihirizaho ubwigenge bw'igihugu cyacu akaba yaramaze kuva ku butegetsi kera cyane. Ayo majwi n'amafoto Maneko Zongo yari amaze gufata ntibyamwemeraga gutindaho n'isegonda. Yahise azinga imodoka ashyira ibyo bizibiti Perezida Traore. Traore akibikubita amaso yarumiwe, ariko aratuza, ahita akoranya inama y'abagabo babizerwa kuri we. Yahisemo ko iyo nama ibera mu nzu ishaje isa nabi mu cyaro kure cyane ku buryo utari cyekera ko umukuru w'igihugu yayinjiramo. Abo yari yatumiye bose bamaze kuhagera, yaberetse amashusho n'amajwi ati ngabo baba generale twahaye igihugu ngo bakiyobore, mwumve ibyo biberamo. Bumvise ayo majwi, bamwe muri bo burakari buba bwinshi, baravuga bati nyakubahwa Perezida, reka tubafate tubafunge hakiri kare. Perezida Traore yarabasubije ati reka dutegereze gato cyane, tumere nk'ingi yitegereje umuhigo. Ati shobora kumara n'amasaha 48. Ati kandi si impamya ko aba bayobozi ari bo bonyine babyisha inyuma. Ati rero byaba byiza tumenye igitera, nibwo twakata neza umuzi w'ikibazo kikarandurwa burundu. Yarababwiye kandi ati mureke ibi tubigira ibanga hagati yacu kubw'igihugu cyacu, ntihazagerera umuntu n'umwe umenya ko tubizi. Hadaciye kabiri Maneko Zongo nk'umutasi wese
yaje kumenya uwaburiye Perezida Traore akamena amabanga y'agakundi k'abayobozi bashakaga kumuhirika ku butegetsi. Uwaburiye Perezida ni umusore w'umwofisiye witwa Ofisiye Karim. Yamennye amabanga y'abashakaga kugambanira Traore kuko bari bamwizeye cyane kubera ubuhanga bwe n'ukuntu yari muto cyane. Maneko Zongo yahaye amakuru Perezida Traore. Traore aramubwira ati genda umunzanire. Zongo yabigenje atyo, gusa Karim yaje imbere y'umukuru w'igihugu afite ubwoba bwinshi cyane, atitira birumvikana. Ariko mu bugwaneza bwinshi Perezida yamushimiye amubwira ati uwo mutima w'ubutwari ufite ugomba kuzamurirwa amapeti. Umusore yafashwe n'amarangamutima aterera isaro umukuru w'igihugu n'amarira yizinze mu maso, arataha. Nguko uko umugambi wapfubye. Mu busanzwe muri ibi bihugu bya Afrika, iyo hateguye ihirikwa ry'ubutegetsi buriho cyangwa se coup d'etat, hashyirwaho ubutegetsi bushyigikiwe n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi kugira ngo ubusahuzi bw'umutungo kamere bukomeze. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2022 ubwo Perezida Traore yajyaga ku mwanya wo kuba perezida, amaze kugabwaho ibitero bitatu bikomeye bigamije kumukura ku butegetsi. Iki ntabwo ari cyo gitero cya mbere. Nimvuga ibitero wumve bimwe biba hakabaho kurasana hagati y'ubuyobozi buriho n'abashaka kubukuraho. Ni gute umuperezida ukiri muto cyane ugereranyije n'abandi ba perezida yabaye nka kagati katagondeka? Ibyo byose bigaragaza ko ari umuperezida ukomeye ndetse udasukirwa n'ubonetse uwo ari we wese. Ariko nanone ku rundi ruhande ibyo bikagaragaza ko adakunzwe n'ibihugu byo mu burengerazuba na Amerika. Ubundi uyu mugabo ni iki kimugira udasanzwe? Mu kiganiro cyacu gikurikira turaganira ku mateka y'uyu mugabo umaze kubera mpatsi ibihugu ihurizo. Ndabizi uraza gusobanukirwa byinshi ku buzima bwe. Wakoze kunkurikira kuva ku ntangiriro z'iki kiganiro. Niba wagikunze gisangize bagenzi bawe. Niba kandi ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi y'ibindi biganiro twakora, nyandikira muri comments kandi ntiwibagirwe gukora subscribe kuri Bigezweho TV. Nari Irakoze Cedric, ndabashimiye.